Reka tubifurize ibihe byiza mwese mukunda ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Je nitwa Leonce Nyirimana. Muri iki gitondo inkuru iri kuvugwa hirya no hino nuko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabinoni ni mu karere ka Muhanga, Nsanzimana Vedaste yatawe muri yombi akekwaho gutema ishyamba rya leta. Aya makuru atugeraho ubaka kanya cyane cyane yanditswe n'ibitangazamakuru binyuranye birimo n'Umuseke. Wamenye ko rero avuga ko mbere yuko gitifu wa Nyabinoni afungwa yabanje kwandika asezera ku kazi. Aya makuru avuga ko nyuma yo kwandikira ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga asezera mu mirimo ye, Nsanzimana yahise yitaba station ya RIB ya Muhanga atangira guhatwa ibibazo. Bamwe mu bo twagerageje kuvugana bakeka ko icyo cyaha gitifu Nsanzimana akurikiranyweho ari ishyamba rya leta yatemesheje akiyobora umurenge wa Kabacuzi akarigurisha paruwase gatolika ya Kabacuzi nk'uko babyemeza. Bavuga ko yabikoze nta rwego na rumwe rumukuriye rwabimuhereye uruhushya. Uretse ibyo kandi hari n'ibindi biti bya leta biherereye mu mudugudu wa Karambo kagari ka Butare yatemesheje abiha kampani ikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Umwe muri bo yagize ati kwandika asezera ku kazi yabitewe n'ibyo byose akurikiranyweho. Andi makuru kandi dukesha Umuseke aravuga ko ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga aribwo bwamushyikirije ubugenzacyaha kugira ngo bamukoreho iperereza, kubera ko hari bamwe mu bo bakoranaga bagiye gucukumbura aya makuru y'itemwa ry'ishyamba rya leta, bitangiye gusakuza bamukuraho raporo igaragaza umubare w'ibiti yakuye muri iryo shyamba rya leta. Gusa bikavugwa ko hari n'abashatse kubigaragaza bikiba bagaterwa ubwoba na bamwe mu bo mu karere bari babiziranyeho nawe. Abafite amakuru kandi ku bakekwaho kunyereza umutungo wa leta bavuga ko hari n'abandi bagiye banyereza amafaranga yagombaga kujya mu isanduku ya leta bakayashyira mu mufuka yabo. Hari inzego babimenyesheje bategereje ko umwanzuro uzafatwa mu minsi mike ayo mafaranga banyereje akagaruzwa.